Amen. hari genda nibaza tubazo twinshi Wene buzo bungi mu mutima ahita mbegeranya n'uburyo bw'ubuzima nembigeragera nyene mungeri yo muramuka kamwe kambayeho barimo batwakamo akamberako ndashobora kumbaza uko byagenze musobanuro dushobora kumbuza byatangura bicyatsi kunyanyore hano ntabwo ngira umusatsi ubu ari benshi baratari namviri ariko mbaye imisatsi yari kandi akutse n'ifite niba mubuze ariko sabaye na umusatsi wano wagiye niba mubuze mbiri ntabwo mbizi tamanyi sinzi igihe wagenda tamanyi unakureza ntabwo nzi n'uwawujya tamanyi niyo tware mbiri ezo sinigeze nanababara umusatsi uvaho atetete n'abanya mbiri ziva nari nicaye hariya n'abatetuye wari ndimo nibaza ku bw'itorero ry'Imana kandi mukwebuza kureka nibaza niba muri kubamara nareba nkabona n'urugero nahanga amaso nko muri korari nkabona harimo amazina y'abantu ntazi mwenjururira kwari nanga muri mwamanyaga abantu bisima nkabona harimo amazina y'abantu nzi badahari muri mwamanyaga abantu bimanyine ngate baribaza kubera icyo abantu badahari ko ni umusore wo gushima ni Imana niyo musati bacamana nareba mu bakristo bakabona abantu narimo ndeba ndaba mu bakristo kandi numva bakagombye kuba bahari ate ngamburira nti bandi bade mu kifo kino ntangira kwibaza ngo ni iki umuntu yakora nitandika kwebuza ati kicu kugira ngo nyira runaka bari muri korari kurabati kugira ngo mwandikira mukwaya runaka bari mu bakristo cyangwa binde mu bakristayo usanga nta kintu na kimwe nakora ataba ari kintu na kimwe cyengiza ko nibaza ibyo bibazo ni nebuze bibusha shaka birahagurukira ririmba shabune situkari turiharire Yesu wenyine shabune gamati niwe ufite ubwo bubasha tiyari nobo abana b'abantu nta kintu twakora Yesu wenyine niwe ufite gusanga umuntu mu mutima we yarangiza akamusobanurira iby'ururimi ntabwo ndi butinda aho ngaho sigenda kiri wako ariko ndashima Yesu nene basa Yesu barongera ntabwo twarashwe oroza ati twakubiba amasasi ariko turashima Yesu nitwe basa Yesu haleluya hari umuhanzi umwe barimo muyindi ubu wanditse muri Bibiliya wandika aravuga igihe habaho ibihe hari igihe cyo guseka hakaba n'igihe cyo kurira hari igihe cyo kunezerwa hakaba n'igihe cyo kubyina muri iki gihe kigira igihe cyayo buri gisera kiba n'egisera cyacyo niba twari mu bihe byo kuraswa tubaga tubane mu bisera byo uyu munsi turi mu bihe byo gushima Imana kubera turi mu bisera byo kwemeza kubera yuko twarashwe twagira dute ntitutafa Imana ishimwe amen nenda ngo dusome ijambo ry'Imana nyagara dusome ikigambo cya Katonda umuntu wihuze adusomere umutayangu yatusomere ahereye mu itangiriro mu ruberebere ibice 31 isura ya 3 umurongo wa 42 wonyine n'urunyirirwa na mubiriroka undi yihute umurara yanguwe somere muri Zaburi asome mu Zaburi 124 ya 20 munya umurongo wa mbere ageze ku wa 8 kurunyiriro rushoka akome ku yihute umurara yanguwe asomere mu Bagalatiya asome mu Bagalatiya ibice 4 isura yo kuna umurongo wa 28 wa 29 n'urunyirirwa 28 na 29 wageze mu itangiriro nahaguruka ari mu ruberebere asituke uwo ntabwo arahagera yatuseyo somera waggulu eddoboozi riri waggulu iyaba Imana ya data Imana ya Aburahamu iyo Isaka yubaha itabanye nanjye nkuba warabuze kunsezerera ntacyo mfite Imana yabonye kugirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye iri joro ryakeye iragukangara Yesu aguha umugisha mukama kuwumugisha undi arimo ashaka muri Zaburi ahaguruka barimo bamwegera omulala ng'anoonya mu Zaburi nga tumusemberera muri Zaburi 124 24 rimwe kugeza ku 8 emu kutoka ku 8 aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu
abariko Abisirayeli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi ahindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Uwageze mu Bagalatiya, ari mu Bagalatiya ibice 4 sura ya 4 murongo 28-29. Haleluya. Amen. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari, ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko ikimeze. Rekeraho Imana bakugishekera umukamaro. Somya ahantu henshi, tusomye abantu abangi, ariko ndagira ngo duhaye mu kanya gatoya, batinjagara tugira mu kifo kasera katono. muri make ijambo mfite no gushima Imana Ubumpimpi ekigambo kyenina kwe kwebaza Mukama yuko Imana yatwimanye. kubanga Katonda yagezaako okutuma abalabe. Ndashima Imana ko Imana yatwimanye. Nebaza Mukama kubanga Katonda yatuma abalabe. Turi mu mwaka wa 2022, turi mu mwaka gwa 2022, niyo tugiva mu mwaka wa 2021. twakava mu mwaka gwa 2022. Uyu mwaka twahuriyemo n'ibintu byinshi. Uyu mwaka ogw'ejo twagusinganiramu ebintu Yahiga mu mubiri, byali bigiganya omubiri, birangije yona ntibihagije, ebyamaana birabanga bihiga n'ubugingo. nebiyiganya n'obulamu. Ndira mu byibuho, Simanyi oba mubijjukira, byaraturwanije, byatulwanyisa, biratugerageza, nebitugezesa, kandi iyo dusubiye inyuma mu mateka ate bwe tujja emabega mu byafaayo usanga bimwe byarazawe natwe abana b'abantu. tusanga nga bimu byaleetebwa naffe abaana b'abantu. Ari ndimo mbyibaza, Nabadde nga ndi mukubyebuusaako nibwo nagiye mbona imirongo yo muri Bibiliya. bwe nafunidde kino enyiriri Iyo ukurikiye amakuru bw'ogoberera ebyafaayo barakubwira ngo iyi korona itumaze amahoro, batugamba nti eno korona etumaze ishobora kuba ekyawe yarakozwe n'abantu, eyinza okuba yakolebwa n'abantu ishyiriweho kurimbura abantu. ng'eteerebwawo okusaanyaawo abantu. N'ibibazo Bizibu. ariko njye nababwiye ngo nifashirizwa n'umuririmbi. Naye nze nabagambye nti omuyimbi Dawidi arimo araririmba, David ng'ali mu kuyimba. aririmba iyi ndirimbo dusomye muri Zaburi ya 24. Tusomye mu Zaburi ya 24. Aravuga ngo yaba Uwiteka Agamba nti singa Katonda atari uri mu ruhande rwacu, si yali ku ludda lwaffe, Abisirayeli Abayisirayiri ngo baba bariko bavuga none. bwe babanga boogera leero, Ntabwo njyewe naje kubwira Abayisirayeli, nze sandiyimiridde wano ndavugana n'abanyacyuye. ndimukubuulira bannange. Iyo Uwiteka Katonda ataza kuba mu ruhande rwacu singa teyali ku luuyi umwaka wa 2021, lwaffe, ni ukuri mazima abanyacyuye twariko tuvuga. abeekyuye singa twandibadde nga twogera. Arakomeza aravuga Nagenda maaso n'okwogera, ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, singa Katonda si yali ku ludda lwaffe, ubwo abantu bari baduhagurukiye abantu be baali nga batuyimukidde, baba baratumize rungu. singa nga bakusaanyaawo. Ntabwo nkunda kuvuga ngo uhite wumva yenda umuturanyi wanze gutiza icyuma. Sitera kwogera nti otera okuwulira nti Ntabwo ari uwo ndimo mvuga rwose, nedda siri mu kwogera ku biyimba, nedda ntabwo ari ibyo. si byebyo. Ndivugira Ndi mu kwogera kuri aya mateka y'intambara turwana ku bino ebyafaayo by'entalo ze iri turwana hagati yacu abana b'Imana
zaburi yayize zaburi burya nta muntu waririmba ari mu bibazo bari mudashobora iririmba ngo niba unezerewe uririmba bayimurega amati mu bango ari musanyufu yimba arangije abivugaho neza yamara nabiyongera ko burungi aravuga ngo iyo Uwiteka ataza kuhaba nagamati singa katonda amazi aba yarenze ku buzima bwawe amazi singa gatushanya iyo Imana itaza kuturengera singa katonda ntabwo twarageze muri uyu mwaka iyo Imana itaza kuhaba ababyeyi ntabwo bakitwa ababyeyi iyo Uwiteka ataza kuduhagararaho ibitaro byari byatwanze marwariro ya leta yari yuzuye kugira ngo ubone ogisijeni ujyaho ari ikibazo data we ariko mubare mukuru twibukuriye mwana mukuru twibukuriye mwana mugeze ko gushika tujukiroma Dawidi abitekere n'ibyo avuyemo David nabiro uzango bya asanga ntabwo yabirenze kubera yuko ari umwana yabisuka ko tiro asanga ntabwo yabirenze kubera yuko ari ukomeye asanga ndiruti arangiza abwira ubwoko ubwo yayoboye yamara nagambe kigatiye ese nimuvuge mutya iyo Uwiteka ataba ari we wabaye mu ruhande rwawe iyo Uwiteka ataza kubana natwe ntabwo tuba twarabuze kubwirirwa twarangiza tukaburara muri ya minsi 42 twamaze ariko twarariye turangije turanywa kubera yuko Uwiteka yari mu rugamba Imana nishimwe ndashima Imana nibaza mutaka yuko itabata kurangati yatuwayo ndashima Imana nibaza mukata yuko yatwimanye Imana yatuma abasoma twari turi mu mazu nakuru mutwari mayo icyo gihe umuntu yariyeranje akabona akaba afite emubisi kono buri omwe yageze zanga ko kubane mbizi gusa ye kurebana amasanduku barimo bohereza yo mu Butaliyani gaturaba esanga abantu babuze ababahamba abantu gababuri ariko ngiye kureba niwe nagize nsanga ku rubuga rwaciye nta sanduku n'imwe bashizeho amabuye y'Uwiteka ataba mu ruhande rwawe Uwiteka ataba mu ruhande rwawe ariko haleluya ntabwo nzi niba muri mubikura ibyo muciye nabyo ntabwo mubizi aba dukorera ingingo nibo bapfaga cyane iyo Uwiteka ataba mu ruhande ariko Imana yacu nishimwe yarakoze kuturinda oya nimuvuge amina yaraturinze nkomeza kwibaza ni ukubera iki umwana w'umuntu ashobora gutegura ikintu cyica mwegese cyangwa se mugenzi we ni ukubera iki mu itorero ry'Imana hajya habaho intambara ni ukubera iki muri korali iririmba abantu bagafashwa ariko ejo ugasanga habayemo intambara ni ukubera iki mu bayobozi bashobora kuyobora abantu bakababwiriza ijambo rizabageza mu gihugu cyo hejuru ariko bwacu ukabasangamo intambara mu gihe nibaza ikibazo usanga umukozi w'Imana witwa Pawulo yagiye mu mwuka arangije arabihanura aba ngo bene data mwibuke yuko turi ab'isezerano bavuga ko Isaka yaraje kandi uhereye kera ko ukura ikibyarwa n'umubiri itera igihora kirwanya ikibyarwa n'umwuka urakuririra ku murima niba mwaracishijwe mujya mu ijuru abapagani bajya kwa Satani bazahora babarwamo kuko uhereye kera ko uwabyawe n'umubiri ahora arwanya ubyarwa n'umwuka
mwoyo hari igihe bivuga gutyo umuntu agahita abijyana mu baturanyi kandi bari kimanga n'icyo reka ntange urugero ku muntu umwe niba umubiri wanjye uyu nambaye wamaze kumenya neza ko ndi umugenzi ujya mu ijuru uyu mubiri ugiye guhaguruka urwanya unabuka atawe sinzira mu byumbi bizabura umubiri wifuza inkweto bindere nshobora kumbara kugira ngo nezeze uyu mubiri were umwerekera kose ikiryarwa n'umubiri iteka gihora gihingwa ibyago muri ibi byari nibyo ngo muri iyi si mfite abagabo batatu turwana arabanza iyi si n'umubiri na satani nta mutima urimo nta nyoko urimo ahubwo abo urwana nabo n'isi n'umubiri na satani murabyumvise mubiburinde ariko ndagira ngo tuze kugera ku ndunduro yo gushima Imana ninjagara tutuke ku nkomekerezo yo kwebazamo ariko tubanje kureba ninga tumazeho kuraba ibyo turimo kurwana nabyo turi kurwanagana nabyo hari igihe kimwe wari wekishere kimwe ndagira ngo kindiro kufuna okutya imbuga nkoranyambaga nengenda nga ku mitimbaga neyo nkareba nentunula ikanira kwibaza ngo harya nebimpa okwebuuza nti naye mubiki ukiri tuli turavahe tuvaho turajyahe era tulagawa ko ndeba satani akomeje gukata angaba sitaani akyagenda maaso n'okulwana bikantera kwibaza nebimpa okwebuuza ibibazo ndafitiye ibisubizo ebibuuzo byesirina ariko ndashima Imana nenebaza mukama yuko Imana kubanga yatuguzeho kera yatwogerako yaravuze ngo yagamba turi abo yaremye tuli abo be yatonda muri kera cyane edda ituremeye atutonda imirimo myiza kugira ngo tuyigendere ati tukitambuliremu turi abo yafite tuli abo be ituremeye yatonda iki ngatutondedeki ndenda ngo buri muntu wese afate umwanya yitekereze njagala buli kintu makwata arebe niba ari uko Imana yaremye arabe imuremera imirimo myiza nga mutondedde muri Kristo Yesu kristo yesu kugira ngo ayigendere okulaba ati ngagitambula nasanga atakigendera mu mirimo myiza asanga nga takyatambulira mu mirimu hari ikintu kimwe natangariye ekintu ekimu ekyanewuunyisa Yesu asubwe cyane umwuka wera omwoyo mutukuvu ariyeranja agezaako ariyeranja ayiya akagusanga nakusanga akakumbwirira jyewe ndahari nakungambira nti nkiriyo akakubwira jyewe wowe udahari oba nagamba nze gwe nga yuko icyo kintu ukoze kitari nange ekyo kyokoze si kirungi vuye mutukufu ayiya nubwo waba uri mu kabari nowaba ng'oli mu bbaala yo umwuka wera ajya asanga kuri siteringi intwara y'abagenzi katonda atera okurusa omwoyo mutukuvu atera okurusala ku siteringi ng'avuga abasaabaze ariyeranja katonda icyo nkundira Imana tejagalina ntabwo iturindira kibuye twateranye takusumbira kibuye nga twakuŋŋaanye iriya katonda yayiya kubera yuko turi abo yaremye kubanga tuli abo ituremeye imirimo myiza atutondedde emirimu kugira ngo tukigendere okulaba nti iyo tugiye muri ya mirimo myiza bwetuba mugira emirimu tubera nka za nzugi zigezweho tuba gasiri akora inzira tugenderamo burya n'umwana mutoya n'omwana omuto yakurura akarujyana akarucinga asobola olushika ariko urumaze urukuye muri uriya murongo warwo n'ubwo baba abagabo barindwi ntibarucinga abasajja musanvu tebasobola abaga iyo rugiye ntirufata aho baruteganyirije gufata olubanga lugenze kuko ni ku itorero rimeze Kristo ubwo yavuye mu ijuru aducira inzira tugomba kugenderamo twirenganya abayobozi twirenganya korali turamutse turi mu murongo n'umwana mutoya yatuyobora ariko nitwamenya tuvuye mu murongo nubwo Yesu yaza adutwara mu
turi ba katonda beyatonda ibyo twiyobagiza byose ukuri tubakunze yetwesinganya nonana y'amazima tukamanya ubuzima butukumanye tukoze umanye shongano kitukumanya mu bintu Yesu yarahiye Yesu mu bintu yarahiye akadusiga nk'imfura yagano kutureka ndabamureka yaravuze ngo ntadusigire umufasha umufasha atureka ku bya data turekera ku byacita niyo mpamvu iyo umuntu agiye kwiba yetungana cyo mutuma umufasha yenda ku bya data akamubwira ngo nubwo ugiye kubikora amugamba ati igihe tugenda korera cyo tukora tubimanye umwuka wera abana nawe abana bo mutukufa bera nawe kandi agendana nawe atatambura nawe twisubire mu mwaka washize katagire mu mwaka wogwagwa ariko dushima Imana sinzi impamvu ngeza turajye twebazamuka amasimanyiro yakintu umusawo hanyuma mwitangire mu rubereberye twasomye ijambo ry'Imana twasomye ikigambo cya katonda icyo cyaho cya 31 esura ya satu n'urumu umurongo wa 42 n'urunyiriri wabiri mu ijambo ry'Imana ryatubwiye ikigambo cya katonda cyatubwambye yaba Imana ya Data gishinga katonda wa kitafe Imana ya Abrahamu katonda wa Ibrahimu iyo Isaka yubaha Isaka wasawe kiri kabanye na shinga tiyabera nafe nuba warabuze kudusezera nuba warabuze kumusezera tewandi burinda kunshimura ntacyo mfite ngasiga cyemina Imana yabonye kugirwa nabi katonda yawukore wobi kwanjye n'umuntu w'amaboko yanjye kwange ninakuye mikoro ryanjye iri joro iragukanga ekiro cya rero nakutishatisha bityo twigira umwaka wa 2020 tutuke tugenda biri mu uyu mwaka kuno mwaka hari uburyo bari watuziye nk'abakirisitu kuri negereye bari batukiye n'abakristayo iyo ugiye kuwitegereza witegereza burundu iyo Uwiteka katonda Imana ya Data katonda wa kitafe Imana ya Abrahamu katonda wa Ibrahimu Imana Isaka yubaha katonda Isaka Imana twebwe abanyacyuye dusenga katonda kabicuye giza izaza kuhaba singa kwiyabera kuri uriya mwaka amazima muri yo n'ubu warabuze kudusezerera ari ntacyo twandikane kudushimura ngabe twajya iyo niyo yari tageti ya Satani yari tageti y'umurabe umumama Imana yiremeye ikamara abakobwa n'abahungu umucyara katonda witonda uriya mwaka ukamusezerera ari n'akana kigira uriya mwaka ni kumushimura atari n'umwana umugabo Imana yiremeye umugore paruwase yateranye umushinge katonda ukabyara Imana yari yarabitubwiye inama katonda mwari yabitunganya Satani yari afite gahunda yo kumusezerera muri uriya mwaka ari na purani yo kumushimura ari naho atari na mucyara sinzi ibintu bivuga mu byose simanyuma mu biwurire muriho muramurikira mungobereze ese murabikuma mukabyumva mubishikane mu biwuririsha Satani abona ibyo ntibikwiriye shetani nawe agatera imbara asanga nubwo bazapfa tuzaguma turye tunywe nasanganye bagenda gufata tujya kurya tunywe arangije adukingiranira mu mazu ngo yamara natugarira mu mayumba kugira ngo adusezerere ntacyo dufite okuraba tatushibura gati tulina yadeyadde nuko yari yirangaga kugira ngo umuntu asigare kubanga usigara wese asigare ari ntacyo nasigare gatalina cyalina iyo ni history yo muri 2020 eyo history y'umwaka gwabiri ariko rero n'Imana turashima Imana yuko Imana dusenga yatubereye irangije uriya munsi n'ijoro ryakeye ikangara uwo mwaka niyo mpamvu twageze mu mwaka dufite ishobora Imana yawegereye ukanga abana banjye bareka binjire mu wundi mwaka icyo bafite irangije irawukanga biyambara nagutishatisha yitawukanga
ukangara murebe shingati yatishatisha umwaka uwo murabe iyo itawukanga shingati yatishatisha kuri uwo mwaka turashimira Imana ko yawukanga tunoze mukama kubanga yatishatisha ariko rata mwana bibonye ukangara nimwanira bagatishatisha cyane mwana bibonye ukangara mwanira bagatishatisha mu mwaka gahunda yari iriho ni ukudusezerera nta kandi yari yokwiye kudusibura ngo turi nacyo turina ariko Imana ishimwe Imana ya data Imana twiringiye nuko itemeye kudusezerera Imana amasagusa ahubwo yahagaze hariya igahangana Satani n'ibikangisho bye iyabambara icyo yavuze ku buzima bwacu igomba kubisohoza tukiriza muri ngeri ya Yesu. haleluya Amen. ngeze ku musozo Tushe gukomeye rero ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi cyane sijya kongera binji kuko ndashaka kubibutsa ahora njagara bajukiza turi abantu Imana yari turi bantu katonda beyatonda turemeye imirimo myiza nga tutondedde emirimu emirungi Kristo Yesu mu Kristo Yesu. niga mu wa kabiri segonda Ng'akyasoma mu siniya 2 ngeze kwiga naho n'umwana yasomera wamu n'omwana amazina kubera ko tuvukana ari wasigaye nari mubyara wawe bwemwogera amanya kubanga oyinza kubanga tetuzali waffe oyinza osanga nti wa mu famiriyo reka nyareke n'ivugira ibyatunganye kandika amanya gye wabula njogereko ekyo ekyabeerawo yari afite ukuntu atitwaraga neza ennengeri gye yali nga tatambula bulungi noneho bigatuma abantu babangamirwa ne bireetera abantu kandi pe akabikora okumwebuuzaako naye ate n'abikora nga si yagusanga nko mu ishuri uje muri etide bwakusanga kusomera omuzaako akakwereka ko abikunze cyane nakulaga nti abagadde nnyo ijosi akakuryamaho ajja gakwata mu musingo kuva ku mazina amahoro n'obulenga akumazeeko emirimu nyamara bari barabikoreshwa n'urukundo Imana kwagala kwe kumuwokola ekyo ugasanga abantu mu ishuri bagukunda nosanga abantu kusomero kandi nyamara wari barashakisha uburyo yerekana yuko kunze abantu ali mukubalagana satani muri ali mukubalagana nti abaagala temuli sitaani biragenda bigera kwa shefu wa karase nebituuka ku class monitor muri dorotwari bibayo bwe basulanga nebituukayo abashefu b'amakarasi n'abadorotwari barabimenya class monitor uburyo baba bashaka kumubeshyera wajya no kuvuga ngo yagize gutya